reka twicare dutera agatebe tuganire ku muhanzi wamaye cyane mu gihugu cyo mu Rwanda, mu bwiza, mu buranga, mu ndirimbo, mu mashusho no mu bikorwa akora mu buzima bwa buri munsi, dore ko mu gihugu cyo mu Rwanda ari mu basore bahogoje imitima y'abari batari bake mu gihugu cyo mu Rwanda. Uwo muhanzi nta wundi mwite Davis D. Davis D ni umwe mu bahanzi bakoze ibintu bikomeye cyane mu muziki nyarwanda mu myaka irenga 10 ishize ndetse n'indi zaza yose, dore ko no muri mwaka 2026 tumufata nko mu legend. Amazina nyakwishwe n'ababyeyi mwite Ikishaka David, akaba yaravukiye Huye tariki 23 Werurwe mwaka w'1993. Azwi cyane ku mazina agiye atandukanye nka Shani Boy cyangwa se Umwami w'Amajyepfo cyangwa se Davis D. Reka turebe itangaza yakoze mu music nyarwanda cyangwa se industry yo mu music mu gihugu cyo mu Rwanda. Yahinduye uburyo amashusho y'indirimbo akorwa mu gihugu cyo mu Rwanda. Davis D ni umwe mu bahanzi bazamuye cyane urwego rwa music mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse na video. Yamenyekanye cyane gukora amashusho afite ubuziranenge bwo hejuru ku rwego rwo hejuru, imyambaro igezweho kandi nahinze n'imitunganyirize imeze nk'iy'abahanzi mpuzamahanga. Abantu benshi bavuga ko ari we muntu cyangwa se ari we muhanzi wagize uruhare runini mu gutuma amashusho y'indirimbo nyarwanda arushaho guhatanira isoko mpuzamahanga. Dore zimwe mu ndirimbo zatumye amenyekana ku rwego rwo hejuru bigatuma avugwa cyane muri industry yo mu Rwanda ya music. Indirimbo yise Biryogo yamuhinduriye ubuzima abicyamare ku rwego rwo hejuru. Mwaka wa 2015 yasohoye indirimbo yise Biryogo. Indirimbo yahise imenyekana cyane mu gihugu hose nka virus. Iyo ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zahinduye amateka ye kuko yamukuye mu bahanzi bari bakizamuka imushyira mu bakomeye cyane mu gihugu cyo mu Rwanda, iramuzamurira mutumbagiza ku rwego rwo hejuru, dore ko kuva icyo gihe umubare wa YouTube wiyongeraga buri munsi w'abamukurikira w'abasubscribers. Yakoze indirimbo nyinshi zabaye ibirangirire zibikimenya bose mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse zirambuka zigera no hanze y'u Rwanda nyirizina, mu bihugu bihanye imbibi no mu Rwanda ndetse no hanze ya Afurika nyirizina. Dore zimwe mu ndirimbo zatumye yamamara harimo nk'indirimbo yise Dede. Iyi ndirimbo yamukoreye ibitangaza dore ko yarebwe n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo yise Itara, iyi ni indirimbo yasohoye avuye muri gereza abwira abakunzi biwe babwira yuko nta sheni idacika. Pose, Eva n'izindi ndirimbo nyinshi yagiye asohora zigiye zitandukanye zikamugira umulegend ku rwego rwo hejuru, akavuga koko mu gihugu cyo mu Rwanda agakina n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'indirimbo bise Micro, Doramateka, Kimwe Zero, My Dream, JJ, Lolo Shock ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Indirimbo Dede yabaye imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane mu Rwanda ndetse igira abarenga miliyoni nyinshi zigiye zitandukanye z'abayumvise ku rubuga rwa YouTube, dore ko iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zazamuye channel ya YouTube zikeshyira ku rwego rwo hejuru igatumbagira koko, ikaba ikivugwa muri ino minsi nk'umwe mu bahanzi bagezweho mu gihugu cyo mu Rwanda, dore ko ari mu bantu bajyana n'igihe tugezemo, urubyiruko ajyana narwo ndetse n'abashaje akajyana nabo. Indirimbo zigiye zitandukanye nkaho wazitanga kuri tma2025.com. Yabashije kuguma ku rwego rwo hejuru imyaka irenga 10 mu gihugu cyo mu Rwanda, aratumbagira koko aravugwa, dore ko n'ubwo bakivugwa mu tangazamakuru. Abahanzi benshi batangiriye rimwe nawe, bamwe bagiye bacika intege cyangwa bakabura ibyo gukora bakabivamo, ariko Davis D we yakomeje gusohora indirimbo zikunzwe cyane buri mwaka kandi zigatrendinga ku rwego hejuru, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. We ubwo yavuze ko ikimushimisha ari uko yagumye mu bakunzwe cyane muri iki gihe, abandi benshi batakiri ku rwego bari bariho muri icyo gihe cyangwa icyo gihe batangiriye atariho bakiri, ahubwo bagiye bamanuka. Yakoze igitaramo gikomeye cyane mu gihugu cyo mu Rwanda yise Shani Boy Fest. Iki gitaramo cyamukoreye ibitangaza mwaka wa 2024. Yakoze igitaramo cy'amateka cyiswe Shani Boy Fest cyo kwizihiza imyaka 10 yari amaze mu muziki nyarwanda akora ibitangaza, cyitabirwa n'abahanzi benshi bo mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse n'umuraperi wo muri Afurika y'Epfo wiswe Nasty S cyangwa se Nasty S. Icyo gitaramo cyafashwe nk'ikimenyetso cyerekana ko Davis D ari umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse no hanze yabyo, ndetse no hanze y'igihugu cyo mu Rwanda, ko naho yagerayo agakora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'akamamara, dore ko ku mubare wa YouTube akurikirwa n'abantu batari bakeya. Yageze ku mibare ikomeye cyane ku rubuga rwa YouTube, dore ko zimwe mu ndirimbo afite zarebwe n'abarenga miliyoni 6 ku rubuga rwa YouTube.
Iyumvira nawe imibare y'abantu bareba indirimbo ze urahita utungurwa. Niwumva izi ndirimbo zirimo n'abantu bagiye bazireba ukuntu bangana ntabwo wabikeka ku muhanzi nyarwanda ugira aba bantu bose bamukurikira ndetse akanarebwa kuri uru rwego. Indirimbo ze nyinshi zarengeje miliyoni z'abayireba ku rubuga rwa YouTube, ubwo uburyo abantu batabikekaga. Roro yarenze miliyoni 6 z'abayirebye ku rubuga rwa YouTube, Itara yarenze miliyoni 3 z'abayirebye ku rubuga rwa YouTube, dore ko na Brimuda yarengeje miliyoni 3 ku rubuga rwa YouTube, Mikoro nayo yarengeje miliyoni 3 ku rubuga rwa YouTube. Iratrendinga koko. Izi ni indirimbo zagiye zititiza imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, zigakinwa n'abatari bake mu gihugu cyo mu Rwanda, zigakorerwa n'amakipe agiye atandukanye kuri Instagram, Facebook, TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Wowe tugiranye ahangaha wakora sabu, like, comment and share kugira ngo ibyo dukora bijye bibasha kugeraho mu buzima bwa buri munsi, uriko twauploadinze video hanze ikajya kugeraho mu bambere. Yabaye ikimenyetso cya Afrobeat nyarwanda, dore ko uyu muhanzi akora mu njyana za Afrobeat gusa. Iyo bavuga Afrobeat yo mu Rwanda wumva umuhanzi David cyangwa Shani Boy cyangwa se Umwami w'Amajyepfo. Akunze kuba mu bahanzi ba mbere bavugwa mu gihugu cyo mu Rwanda mu njyana za Afrobeat. Yafashije cyane gutuma iyi njyana ikundwa cyane n'urubyiruko ndetse igahangana n'izindi njyana zigiye zitandukanye zigezweho ku isi hose muri rusange. Injyana hip hop ndetse na R&B mu gihugu cyo mu Rwanda, iyi njyana ye ya Afrobeat azihanganisha n'izi njyana za hip hop na R&B. Ibimenyetso byatumye abantu bamwubaha uyu muhanzi David cyangwa Shani Boy cyangwa se Umwami w'Amajyepfo cyangwa se Kishaka David, gukomeza gukora hit nyinshi imyaka nyinshi zigiye zitandukanye, imideli cyangwa se icyo twakwita fashion idasanzwe mu myambarire cyangwa muri video ziwe, gukora amashusho ahenze kandi meza ku rwego rwo hejuru, kwigira ku rwego mpuzamahanga agakorana n'abanzi batandukanye ku rwego rwo hejuru bakomeye cyane, gukora video zigiye zitandukanye akazikorera mu bihugu bigiye bitandukanye nta muri location imwe, gutuma abafana benshi bamukunda imyaka irenga 10 igiye itandukanye nta mufana n'umwe umuvaho. Abafana benshi mufata nk'umwe mu bahanzi 10 bakoze amateka akomeye mu njyana ya Afrobeat mu gihugu cyo mu Rwanda, kandi abafana mufata nk'umwe mu bahanzi 10 bakoze amateka akomeye muri music nyarwanda y'igihe kirekire, cyane cyane kubera ko yabashije guhuza impano idasanzwe, imideli, amashusho meza n'indirimbo zigiye zitandukanye zakunzwe igihe kirekire. Mwabanaga ahangaha ni Officier Dinoro nk'ibisanzwe. Ciao imvirwa n'isubira, tuzahure muri video z'ubutaha. Niba hari ikintu washaka kudukuraho runaka wakandika muri comment, cyangwa se niba ari nk'igitekerezo waba ushaka kuduha nabwo wakandika muri comment.